Meze mute amakuru ni meza abapiyoniye. Uyu munsi rero reka turebe amakuru Core Team iri kuduha, amakuru mashyashya, amakuru atariho ivumbi, amakuru aruta ayo twari tuzi, amakuru yisumbuyeho. Reka rero turebe amakuru baduhaye. Mbere y'uko rero twinjira muri application ndagira ngo ukore kuri iyo subscribe ukandeho, hanyuma ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification zose cyangwa amakuru yose. Urakanda kuri all, cyangwa niba ukoresha igifaransa urakanda kuri tous. Rero reka twinjire muri no application yacu nk'ibisanzwe. Uyu ni Jingo Nyemazi Pi Network niyo tugiye gukoresha. Reka turebe amakuru bari kuduha. Twinjiyemo hano incubator program. Amakuru bari kutubwira ni kuri no programme bise incubator program. Incubator recap and app highlights. Bagiye kutwereka ibyabaye muri make cyangwa ibyakozwe, hanyuma batubwire n'ama application, amakuru bagiye baduha cyangwa ibyo bagiye bakora kuri izo application. Reka twinjiremo turebe. Reka dusome aya makuru. We showcasing the first quarter of the Pi App Incubator 12-week program. Turimo tubereka itsinda rya mbere ry'ama application yakoreshejwe cyangwa yakoranye na programu yitiriwe Incubator program. From redesigned interfaces to new features. Kuva ku bijyanye n'ukuntu ayo application yarakoze cyangwa yagaragaraga, kugeza dushyizemo n'ibindi bintu bishyashya cyangwa indi gahunda nshyashya. The developers for the 5 community Pi apps in the incubator worked hard to improve their apps with the mentorship and resources provided by the Pi Core Team. Abadeveloper nyine ni abantu barize ikoranabuhanga, bashobora gukora ama application, bashobora kugira ibintu bakora bishyashya. Rero abo badeveloper bo mu ma application 5 bakoranye na Core Team, hanyuma babagira inama ndetse Core Team ikoresha n'ubushobozi cyangwa amafaranga yayo kugira ngo iki gikorwa kibeho, kugira ngo mbese ibi bintu bigende neza. Making the first iteration of the program a success and moving us forward to our open network ecosystem goal. Bango ibi ngibi byatumye iyo programu igira intsinzi, ndetse birimo bitujyana kuri open network, birimo bitujyana kuba rino faranga ryajya hanze. Kandi ino app yacu cyangwa ano mafaranga agakoreshwa neza nta kibazo. Tap incubator recap for full recap of the program and how these apps are building up the future of the Pi ecosystem. Hanyuma rero bari kukubwira ngo kanda kuri incubator recap kugira ngo ubashe kureba amakuru. Iyo incubator recap yacu ni iyi ngiyi. Reka nyibereke. Incubator recap yacu ngiyi. Incubator yacu ngira ngo murayibona. Rero niho uri bukande. Reka rero dukande turebeho, kandi mbibutsa kuba mwakora subscribe kuri no channel kugira ngo mutazacikanwa n'amakuru y'ubutaha. Murakoze rero, Imana izajya iba umugisha kandi muzamenya byinshi. Reka rero n'ubundi nkande kuri incubator recap turebe, ariko reka mbanze sobanure iri jambo incubator ari iki. Iri jambo incubator ni ukuvuga ngo ubusanzwe murabona ukuntu aborozi b'inkoko bakoresha ikoranabuhanga, hanyuma bakazana imashini zunganira inkoko mu kurarira amagi, hanyuma rero zikararira, noneho akaba yavamo udushwi, mbese zikanayaturaga. Rero incubator nubwo buryo
bukoreshwa na bariya bantu kugira ngo ayo magi mbese avemo udushwi kugira ngo ibikorwa byihute kugira ngo inkoko zibe nyinshi. Rero iyi porogaramu cyangwa iyi gahunda nayo mu bijyanye n'ikoranabuhanga ibamo, ni ukuba nyine habaho icyo kintu cyo kongerera ubushobozi ibyari bihari kugira ngo bikore neza cyane. Reka rero dukanda hano kuri incubator recap turebe. Nawe ngira ngo wabyirebera. The Pi incubator completes its successful first cohort. Ngo incubator ya application ya app imaze kugera ku ntsinzi ku ma application ya mbere. Reka turebe. The Pi app incubator completes its successful first cohort. The first iteration of the new Pi app incubator, an intensive 12-week developer program for select community. Ngo aya ma application rero yakozweho kino gikorwa cyo kugira ngo bayunganire cyangwa bashyiremo ibiri kubura kugira ngo agaragare neza cyangwa kugira ngo azakore neza. Was a great success. Byabaye intsinzi ikomeye and we are excited to share the results with the community. Kandi twishimiye kubasangiza amakuru. This program facilitated app improvements including user interface, design, game mechanics and more. Ngo iyi porogaramu yafashije application kugera ku yindi ntera cyangwa kuvugururwa mbese ndetse n'uburyo abantu bayikoresha, design uburyo igaragara cyangwa uburyo iteye, game mechanics bijyanye n'imikino, application abantu bazajya bakoresha bakina za game ndetse n'ibindi, with the goal of bringing improved utilities to the Pi ecosystem. Ngo ibi byose byakozwe mu buryo bwo kugira ngo babashe kongerera imbaraga urusobe rwa Pi cyangwa zira application. Ngira ngo izo application murabizi ko ari 100. Rero kwa timu izo application yavuze ko izashyira iri faranga hanze ariko izo application zose ziteguye neza. As Pi moves towards open network and continues to make progress in the open network conditions, community developers are encouraged to continue building new utilities to push the network towards our goal of 100 mainnet-ready distinct apps that solve a true need and bring utility to the Pi ecosystem. Hanyuma angaha rero bari kuvuga ko kugira ngo rino faranga rijye ku isoko cyangwa kugira ngo open network ibeho, aba developer bashishikarizwa gukomeza gukora cyangwa kubaka application zabo kugira ngo intego yacu ya zira application 100 ziteguye igerweho. Noneho kugira ngo ubusabe cyangwa kugira ngo uko zira application zikenewe mbese bikemura ibibazo byose bijyanye n'urusobe rwa ziriya application rwa Pi. About the program, ku bijyanye n'iyo program, participating teams received product, tech and design mentorship. Ngo amakipe cyangwa amatsinda yagiye muri no program yahawe product, ibikoresho cyangwa ibintu nyine izo application, tech bijyanye n'ikoranabuhanga, design ndetse n'ibijyanye n'uburyo zikoze cyangwa ziteye, and feedback ndetse n'inama cyangwa uko babibona. Mbese ko timu yafashije ayo matsinda kugira amakuru yisumbuyeho ku bijyanye n'ibyo byumweru bagiye bahura cyangwa bagiye baterana, and cohort-wide collaboration sessions. Ngo baranakorana mu buryo bwisanzuye cyangwa bwagutse. The developers made improvements to their user interface and user experiences. Ngo aba developer bahawe mbese isumbwe cyangwa bongerewe ubushobozi mu bijyanye n'uburyo abantu bakoresha ziri application ndetse banagira n'ubunararibonye. Abakoresha izo application no bazagira n'ubunararibonye ku buryo babasha mbese
gukoresha ziriya application nta kibazo. The two key factors to growing application usage, ndetse n'ibintu bibiri by'ingenzi bigamije gukuza uburyo ziriya application zikoreshwa. Feedback included comments on the wireframes, the diagrams, images, and other points to help teams understand how and why improvement was needed. Hanyuma bagenda batanga n'ibitekerezo ku bijyanye n'uburyo izo application zabo zikoze, amafoto ndetse n'ibindi, kugira ngo bumve uburyo kuvugururwa bikenewe. Teams each had access to a monthly stipend to spend on the development of the application. Hanyuma amatsinda n'ubundi yahawe amafaranga y'ukwezi, ya buri kwezi, kugira ngo nyine bakore ibyo bikorwa bya development byo kwagura is application. This money was spent on adding developer resources, improving infrastructure, and the creation or finalization of features. Ayo mafaranga yatanzwe kugira ngo aba developer nyine bagire ubushobozi, no kugira ngo bagire ibindi bintu bakora ku bijyanye n'ibyo bikorwa byabo bakoze, ndetse banasoze n'ibyo bari batangiye. About the teams, 5 teams participated in the first quarter of the program. Bango amatsinda 5 niyo yabonetse muri icyo gikorwa cya muri iyo gahunda. Each team was selected based on the quality of the application. Buri tsinda ryatoranijwe bitewe na karite cyangwa bitewe n'ireme rijyanye na application zabo, bijyanye mbese n'ukuntu izo application zabo zikenewe. The availability of the team to commit time, bijyanye no kuboneka kwabo kugira ngo batange igihe nyine bakorane nabo. The willingness, ubushake, and the ability to make substantial changes, kandi n'ubushake bwo kuba bakora ibyo basabwa, mbese bakora ibyo basaba kuhindura. And their commitment to the Pi ecosystem, kandi n'ubushake bwabo bwo kugira uruhare muri ecosystem ya Pi. Among other criteria, the participating teams were, ndetse n'ibindi bisabwa, kandi ayo matsinda yari aya ngaya: Connect Social, Pilot, Pi Press, PiCat Press, the Pi to Go, Word of Pi Championships. Izi ni application bakoranye nazo. Connect Social ni ijyanye mbese n'uburyo abantu bazajya bakoresha ama application. Iyi application izaba ijyanye n'uburyo abantu bahura ku ma social media, izaba ijyanye no guhuza abantu. Pilot ngira ngo murayizi, n'iriya ijyanye na logistics, ijyanye n'uburyo abantu mbese bazajya batuma ibikoreshwa cyangwa ibicuruzwa hanyuma bibagereho. Iyi rero ni company n'ubundi izajya ibituzanira. PiCat Press, iyi nayo ni application izajya itwereka ibicuruzwa runaka, hanyuma tubigure dukoreshe Pi. The Pi to Go, iyi ni application nayo izajya ifasha abakerarugendo. Umuntu uzajya ashaka kujya ahantu azajya akoresha na application, hanyuma abe yakwishyura tike y'indege, abe yakwishyura ibintu byose, hoteli, mbese ni application. The Word of Pi Championships, iyi application ijyanye na game, ngo niyo abantu bazajya bakoresha bari gukina game. These applications all have participated in the past Pi events such as various hackathons and are currently listed in the ecosystem UI in the Pi browser. Ngo izo application zabaye cyangwa zagize uruhare muri hackathon zaratoranijwe, zaratsinze mbese, kandi ubu ngubu ziri hariya muri ecosystem ya user interface. UI ni user interface, ngo ni uburyo umuntu akoresha application, mbese bikaba biri muri Pi browser. In each of the 12 weeks, team met with the mentors provided by the core team and discussed progress, challenges, ideas, and planned achievement targets for the coming week.
week. Ni ukuvuga ngo izi application abantu bazo abadeveloper bazo bagiye bagira ibyumweru 12 barahura, hanyuma bareba ibintu byose bijyanye n'imbogamizi bahura, ibitekerezo bafite, uburyo bazagura, baziteza imbere kandi n'ibyo bifuza kugeraho mu byumweru biri imbere. Complete work was reviewed continuously to ensure improved implementation and to evaluate if further refinement was needed. Hanyuma ahangaha imirimo yakozwe yagiye isuzumwa kugira ngo barebe ibintu bakongeraho, kugira ngo barebe ibintu byakozwe kandi barebe niba hari ikindi bakora. Kandi iyi porogaramu nk'uko yagiye ikora itera imbere, each team naturally started to see other possible improvements across their app. Kandi buri tsinda ryagiye ribona ko hari ibintu bikenewe muri application zabo. Here are a few highlights of work that was completed during the program. Ahangaha hari ibintu bikeya by'imirimo yakozwe muri iyo porogaramu. Tugere rero kubireba. This is not exhaustive as there were many achievements. Ibi ngibi ntago byari ibintu bibananiza, ahubwo byari ibintu bituma bagera ku ntsinzi. Some of which users don't see, such as database query improvements and increased server resources that improved reading times. Ahangaha nabyo bari kuvuga ko nyine abakoresha cyangwa abantu bakoresha izi application babona ko nyine hari ibintu byungutse cyangwa hari ibintu bongeyemo ndetse ko bongereye ubushobozi. World of Pi Championships. Ahangaha ni application ijyanye na game. Reka rero turebe uburyo ino application bayikozeho, hanyuma ntago tureba ibintu byose. Reka tubereke uburyo ino application yari imeze mbere batari bahura na team za core team kugira ngo babagire inama cyangwa bagire n'ibyo bababwira bahindura. Dore uko yari imeze World of Pi, hanyuma dore uko ubu ngubu imeze. Ngira ngo murabona ko harimo impinduka zinakomeye cyane. Iyi rero ni World of Pi Championships, ni game abantu bazajya bakina bakishyura Pi. Hanyuma hari indi application yitwa Connect Social. Connect Social iyi ngiyi nababwiye ko ari ijyanye n'uburyo abantu bazajya baganira kuri social media, abantu bakabona amakuru, abantu bagakora profiles, ibintu nk'ibyo bitandukanye. N'ibijyanye n'ubundi n'imbuga nkoranyambaga. Ni urubuga nkoranyambaga rwo muri Pi cyangwa rwo muri web free ruzajya rukoreshwa. Dore rero uko mbere yari imeze Connect Social, hanyuma dore uko ubu ngubu imeze. Iyo ni application ya kabiri. Ngira ngo murabona ko hari ibintu byahindutse bikomeye cyane. Hanyuma hari indi yitwa Piket Place. Iyo abantu bazajya bajyaho hanyuma bagure ibintu bitandukanye. Harimo ibitabo, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Reka rero turebe uburyo yari imeze. Ngiyi ni ukuvuga ngo ni nk'isoko, mbese abantu bazajya bahahira hano kuri no application. Iyi application rero izajya ifasha abantu kugura. Uku ni uko yari imeze mbere, ngira ngo murayibona. None dore uko ubu ngubu imeze. Murabona ko noneho hari ikintu bongeyemo gikomeye cyane. Ndabona ko harimo ibitabo, nk'iki gitabo cyitwa Think and Grow Rich, ni igitabo cya Napoleon Hill. Ni umuhanga w'umunyamerika. Uyu nguyu yanditse igitabo cyitwa gutya gikomeye cyane. Iki gitabo cyahinduriye ubuzima abantu benshi. Ni igitabo kivuga ukuntu wakira, ukuntu wafata ibitekerezo byawe ukabihinduramo ubukire. Ahangaha murabona inkweto hano, kakwereka igiciro cyazo, na kino gitabo bari kwereka igiciro cyacyo. Ahangaha bari kukwereka Natural Pine Tar Soap, bakwereka n'isabune.
ahangaha nyine ni ibicuruzwa bitandukanye. Noneho reka tujye kuri the Pi to go, ya application izajya ifasha abakerarugendo bazajya babukinga hoteli bakishyura muri Pi cyangwa bakafata amatike y'indege bakishyura Pi n'ubundi. Dore uko yari imeze mbere, noneho reka turebe uko ubu ngubu imeze. Dore ngiyi ngira ngo murabona ko hari impinduka zikomeye cyane. Hari indi rero yitwa Pilot nayo bayikozeho. Iyi nayo rero bayikozeho kandi ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo rero izi nizo application bakoranye nazo, kandi izi application zahise zigaragara n'ubundi muri Pi browser. Ugiyemo n'ubundi wazibona. Ujye hariya kuri Pi browser ugakanda hariya handitse ecosystem uhita uzibona. Rero aya niyo makuru bari kutubwira, kandi bari kuvuga ko ushaka kureba ibintu byose bisabwa kugira ngo Open Mainnet ibe wabireba hano, ugakanda hano bari kutwereka. Ngira ngo murahabona wakanda hano ugahita uhabona. Nibyo rero, ngira ngo andi makuru bazajya baduha tuzajya tuyasangira, tuyaganireho, turebe ibintu bari kutubwira. Rero iyi Pi network igiye kugera ku ntsinzi, kandi ngira ngo abantu benshi bazatungurwa, abantu benshi bacitse intege, abantu benshi babivuyemo, mubabwire bagaruke. Kandi ngira ngo mbwire abantu bahawe KYC, ayo ni amahirwe uri gupfusha ubusa. Ejo bundi nibafunga cyangwa bagasiba konti yawe, ntuzigere uvuga ngo nta kintu twakubwiye. Rero reka dusoreze hano, kandi amakuru nakagaruka ubutaha nabwo muzajya mumenya ibintu byinshi biri kuba. Reka rero dusoreze ahangaha. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mukomeze mu mining, mukomeze mukore ibyo musabwa byose. Ahasigaye ubutaha tuzabona ibintu byinshi bitandukanye, kandi murabona ko turimo twegereza Open Mainnet. Thank you so much. Murakoze, umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha mwinshi.